Aisha Speed na Kobilame mu bihe bitandukanye uko bagiye babona amafaranga n'igihe bamaze bakora n'uburyo ibintu byari byaranze ariko bikaza gukunda bakagerageza bikanga ariko bikaza kurangira babigezeho. Ibi ni bimwe mu bintu rero bigaragaza ko uko wakora kose gake gake nirwo rugendo kandi ukagera ku ntsinzi y'intego zawe gake gake. Nawe rero uri kunyumva ntucike intege kuko igihe cyawe kirahari, bida igihe cyawe kirahari, uko usafayivinga, uko ugenda ukora byanga gake gake ukora, kuko hari n'igihe ushobora gukora umuntu akaza inyuma yawe agakora wowe warabigiyemo.